u Rwanda ngo u Rwanda ikinyamakuru urango kuki insengero baziye kuzifunga burundu iki gusa bivuze ko tutazongera gusenga ikinyamakuru se cyaturutse he muraho muraho neza mwana mwana umeze ute ngwino tubuze mwana rwose rero ibicuro biri kunjya numvaga ibicuro biri gutera none se amakuru ubu se ntunaniwe umukozi nta n'uhari ngo bagiye kureba imipira dore nta bari hano ubundi ahangiye dore mwansize mu murongo ubu wenanye koko mwagiye he twari twaragiye gusura musura se mwagiye mutambwiye munsiga hano ngenyine uko mwabonaga ko nzabaho gute mwana mwansize mu irungu ariko ntacyo noneho we mujya mu nzu bugiye kuruhuka ibindi turabivuga sibyo papa ndaza kukubaza ahantu mwari mwaragiye ko ibi bintu mwana yawe mwansize mu irungu nsigara mbabaye naho ugiye kuruhuka dore ubu uvuye ku rugendo cyane kubona ukeye utari wajya muri Amerika none ameze neza none umusore akeye cyane shamani kubona ibintu byarahindutse nawe ntakibaye ni ukuri imbere tugituranye nabonaga sinzi ukuntu umeze ariko byarushijeho pe ahubwo ndi kubona wabaye mukuru simburya ibikinaha nyine igihe cyaje kugira ngo kwishakira umugabo ese warashatse ahubwo mbasituje aha mu byaro hose insengero bagiye kuzifunga zari zisigaye ingo mwana wa dore insengero zose zari zisigaye bagiye kuzifunga gusa aho mwabaga mwebwe mwasengaga mwana we mwasengaga ubuyobozi bwafashe umwanzuro ko kuko ngo mu insengero zose ngo zirimo akajagari izasigaye none ngo nazo bagiye kuzifunga none se mwana we nagira ngo mubaze dore urabona ibintu byose urabona ko naguze ibintu bishyashya si wabonye iriya matera wari uryamyeho iriya niyo naguze nshyashya none ibintu mwajyanye ibiki byose mwapakiye byagenze twajyanye ibintu byose turagenda turagurisha inzara yacu mwarabigurishije mwabuze uko mubaho uzi ko burya mwari mutunzwe nanjye mwari mutunzwe nanjye pe none se ubu makosa meza ate we gake gake ubu yiboneye abandi bagabo yababa we ewe ntakunda ariko buriya ariko n'umuntu aho uzakera nzashaka undi mugabo wese urabona waguma gutya wenyine dore wataye n'amashuri kwiga sinzi ko bizongera gukunda dore abandi bana igenda bagiye kukirangiza ubu ngubu uzongera usubire mu wa kabiri wongere utangire kandi wari ugiye kuhasoza noneho nanjye hari ahantu nari ngiye nagira ngo nyine umbwire amakuru nyine yuko bimeze ubwo nuko reka mbe njye kureba umuntu hari umuntu twari twahanye gahunda ko turajyana ahantu mu kiraka ngira njye kumureba umeze ute se umugabo witwa Gahindiro twari turaturanye andi mu buryo butandukanye ibyo yasohoye awapi nuko duturanye gusa upfa mufitiye inkuru umugabo agira atyaze hano rero yitwaje umujyomba ari kumusura ageze aho aricaye ndamwandika ndabona se bite ati burya turatura gukunze ntakunze mbona umusaza ati ahubwo se none se yaraje arakubwira gutyo ntase akubwira amakuru ye yose yambwiye ko yakunze gusa uzi ko afite umugore n'umwana reka da uriya afite umugore n'umwana ariko umugore we baratandukanye bahoraga bagwana amukubita ni kariho mwiriwe muyobozi Mwiriwe. nakira agatebe Si koko yari ari hafi aha. namwicaye uyu nguyu uri hamwe wakiriye
cyane mwumva nabi mo. Undi nyine uramubwira ibisabwa undi nimba ashoboye kubikemura Amande warateguye umuyobozi yakubwiye. Amafaranga yambwiye nyakubahwa umuyobozi ko ntabwo mwatugabanyiriza. Amande mu 200 ntabwo niyo muntu niyo amande. Ese buriya 200 nakunje ariko ndahombye. Waguze imashini y'ibiyemu? ibiyemu se gusa ubundi buri ibiyemu udutuye mu cyaro ibiyemu rero Utari igihugu. ni ukuvuga ngo n'ahantu tujya kurangura haba ariko ibintu rero kubicuruza tubona nta kantu dufataho niyo mpamvu tutabibwira nayo bitwara. Ntabwo ibiyemu ntabwo by'abaturage. Abo mama ushaka kwikubira imisoro ya leta. Kandi icyo ni icyaha. Urumva mutagira amafaranga twumva agasaku ka buri munsi nyine. Frederic akubita umugore nani gahiye akubita umugore Birirwa muri abo nkunda kumwitiranya na mujya kuko kuba ari inshuti kubi urari igihe ureba nawe kubona ni Frederic wakabyara kirama cyagiraga akavuyo kirwa gikubita umugore nimba cyabaga cyarasinye none cyaje kugira ute ufite ibibazo n'umwana aramufite nese akubwiye ko umwana uzamurera nzajya mbana nawe ngo n'uwo mwana we ese afite umwana umwe wenyine uwo mugore yaragiye isugiye nese ubwo muzashakana ubwira ukuntu uzashobora kubana n'uwo urabizi kurera umwana utabyaye biravuna umwana sinzi ko nakubwira kuko kureba umwana utabyaye biravuna mana sha sinzi niba bizashoboka nawe kuzagerageza none yewe ni ukugera ngabo bikigeze ko banaguze ni ukugerageza umuntu apfa kugerageza akareba wasanga we n'umugore wari mubi nta mpamvu barabanaga n'ubu turaturanye basigaye ari mu rugo wenyine n'umwana mama wese camamara umwana mbese iricuna nyine nawe ndabona warabaye umubyeyi ushinzwe gushinga imana inzara ko kumeze nabi ishokoro twajya bikaba ari umwe imvura yarabuze n'ahata twajya kumishokoro nyine yone nayo tukajya kwihangana nta kundi amafaranga ntayazanye akoze ayo mafaranga ntabwo agitaza. aruzuye yego muyobo noneho mugerageze mugende mumukureho iriya ngufuri ariko uri mashini y'ibiyemu ashimye si uko mpamvu yatwaye umuyobozi noneho ndayigura amashaka kandi ntacyo cyane ahubwo genda mujyane akukurireho iriya ngufuri urebe ukuntu washakisha ariko ugerageze uhite ukoresha ibiyemu sawa nanjye ngo ndabibonye mujya mukora ibintu mubuzeho na leta hanyuma ukagora leta ntabwo biba ari byiza uza kutwirwa tugusorera namwe ngaho tukagira sawa bayi ntabwo murakoze reka nanjye iterambere nsubire mu kazi byari byambangamira cyane nze ndebe uko mbikurikirana ntabwo amazi abayobozi n'ababaye ntabwo shamana rubanda rurarya buriya wabona uriya agiye kuyaguguna ndabona mwana
wamuze muri 2020 zinjijemo nibura muri iyi minsi nk'itatu. ese ngubu ntabwo umeze nk'iki Sana tumeze neza. Umunsi wagenda aricuma gake. Arahise neza. Wakoze. Makuru ni meza mu kazi byose kakaba kabanije ese wari uri hano mu gikari Nyine kamere uvuye mu kazi uragiye utategereje muherekeze kamere muherekeze nta kibazo. none se mwana wari uri mu gikari uvuye mu kazi yego twari turi mu gikari unatetseho kamere ntabwo uvuga mu nsi n'uwe uriya mama rwose ari umuntu nuko yaranarambwiye uramugaruka kera cyuma umukobwa ariko ntabwo yarabaye umugabo aturanye no kwa papa w'inshuti ya muzehe rero bari bubwire ari inshuti ya mama cyane akusiko bigituza ariko mwana ibintu bazanye ngo by'amamashini ya IBM ngewe urasimba nabyumva neza rero ni ibintu baba barazanye bishyiriraho kugira ngo barye abaturage ibintu byo gucuruza nabyo iyo bijemo ko ndeba amaboko ansaba aruta ayo ntekereza guhara ibintu bizavamo iyi mashini niyo nzagura kubanza ubundi si ndayigura aya singo mwiriwe neza ndabona bagufunguriye nkingo ariko se sha ntibamponoje kugira ngo hari ikintu bansigiye nyine ariko nawe ubwo barakwigishije ugomba gushaka ukuntu uhita ugurira amashini ya IBM. Ikindi kandi ndabona ufite telefone no kuri telefone birakunda nakundi ubuse simbombye reba iminsi maze ntakora rebera ivumbi none se n'udutenge twiza pe tenge ndabifite nta kibazo akase nangahe ako ngako 15 Itenge ndabifite kandi rega mba nigereyeyo ntawe baratuma ubuse 15 kamugenda uretse nako ose kakurabona atari keza ako ni keza imisi maze wenda ntagira wanze ariko ako nashimye naka ngaka ubuse wagura 10 ntabwo wayatorara 10 amake ya nyuma rwose nanjye nkubwire nta bindi ni 13 kirakanzingire ntari natware nakuzingire neza itware agatenge kavamo akantu keza ako washaka kose kavamo ari agakanzu ari n'akajipo ewana havamo akajipo keza cyangwa se agakanzu keza nta kitavamo kandi iyo wagakenyera agatenge se urabona atari agasirimu ntacyo kabaye rwose kagaragara neza sawa murakoze namwe yawe no minsi yose narakoze dore reka mbagiye noneho sawa murakoze ndacya mudugudu nacyo nkigurishije nta bya IBM nkoresheje ubu se umuturage wundi niwe nzakoresha IBM aje kumbera twege turi iyo inshuti n'agahi kuri gutunguye kandi turi inshuti na cyane aho inshuti njye nawe rwose ubwo ubucuti bwanyu n'ubucuti bwo ubucuti bwacu tuzaba muri kwerekeza tugiye no kubana bibaha umva bya IBM bazabibaza abandi muri iki kibazo washyiraho IBM akantu kose nishyuye buri akantu kose bishyuye ni ntanga gitanze ntayo aha ni amafaranga arenze mwana ibyo ngibyo ni ibiki muze mudugudu we kayitwaye abona ko kagiye adatwaye IBM ntiyarabizi ko nta gafagitire atwaye ko atabimbajijeho
ntagagurirwa byaba bitangiye kwarikamo za mashini zanjye sha ariko burya koko kurara udakoze sha kubera atinjiye mu kazi ni bibi ngiye ngo gukora ubukwe reba ubu ngiye gushaka tugiye kubana ese wari uri kuzika yarambwiye umwana we ni mutoya ubu ku myaka 20 yawe ugiye gushaka umugore w'imyaka 50 cyangwa ubonye yarariye neza iyo ni agasore mungana uramuzi se usanzwe umuzi neza izuba z'umucutu yarabonaga afite nka 30 niyo mukekeraga kuba kabiri ubu uje ese neza afite umugore umugore we ngo baratandukanye mbega ndashaka muri ejo heza ngo barabipfa ngo bitangara abakobwa bagira ubwenge nizo yirukanye ukeka ko atari umugore umugore wari we mubi we yaramubwiye ngo ari gusesa amatungo ayishyira muri ejo heza umuntu utemera ejo heza wagize ngo burawe aba ari umuntu nawe uzaba mu oya njye nzagerageza buriya ikintu bapfuye bigaragara ni uko yari yizigamaga muri ejo heza rero njye nibyemera nizera ko tuzabana kandi neza jya kurera inkumi mungana nyine ikibi ni uko yamusuzugura akagusuzugura se ahubwo ubona mungana nibwira muzehe akwitana no areta gutegera indege ku kanya nzagenda atabizi uko byasa kose nzagenda atabizi cyiza wacaca mu bihuru ukagenda ntuze n'umubwira gutegera indege nayibura aragutegera bisi sinzi rero bizagakunda n'inzu uri bumufashe ukabimufasha imyaka itagera no mu isi oya nzakuvuga ntabwo nava ku isi semuci intege reka nyakwe za mwana